uyu munsi tugiye kurebera hamwe umuco muri Eswatini. Eswatini ni igihugu kiyobowe n'umwami Muswati wa gatatu. Kikaba igihugu gito cyigenga kandi kirimo abaturage bagira urukundo. Kikaba igihugu kimwe mu bihugu bike muri Afurika byakira bigashyigikira imigenzo yihariye ya kera, haba mu bwami n'abaturage ba Eswatini bose bazwiho kubungabunga umurage udasanzwe w'umuco wabo utandukanye n'indi muri Afurika. Iyo uri umushyitsi muri Eswatini bakwitaho cyane ku buryo nawe ubibona. Bafite imihango itandukanye ijyanye n'umuco waho, cyane cyane mu gihe cy'iminsi mikuru ariyo umuranga, aho babyina imbyino zitandukanye, na Inshwala ikaba ari imihango gakondo ijyamo abantu benshi ibihumbi 10 by'Abaswazi kandi ikurura abashyitsi baturuka impande zose z'isi. Ubwo bari gukora iyi mihango hari imyambaro gakondo bambara, ndetse ibi byose bikaba bigomba gukorwa mu gihugu cyose. Abaswatini bakunda umuco wabo ndetse bakanakundana cyane. Bakunda abashyitsi, bakabakirana urugwiro kandi bishimira kwerekana igihugu cyabo cyiza. Akenshi usanga ibikorwa by'ubukerarugendo bukorwa n'abaturage. Abashyitsi iyo bahageze bishimira ubuzima bwabo bitewe n'uburyo bakirwa neza, ndetse bakanashimishwa n'imbyino zaho zishimishije. Iki gihugu kandi kizwiho kugira abanyabugeni n'abanyabukorikori babizi cyane, aho bakora ibihangano bitandukanye kandi byiza bibereye amaso. Ubu bugeni butunze abaturage benshi bo muri iki gihugu. Ikindi kirenze kuri ibi bikorwa bakora banabyohereza hanze y'igihugu cyabo, bimwe banavuga ko bibinjiriza amafaranga.